Igitondo cyiza nanone tubaye ikaze cyane muri iki gitondo cy'umugisha umwami wacu Yesu Kristo aduhaye kugira ngo tukishimiremo. Yesu abanezeze, abahe umugisha, abarinde kandi abakomereze mu rugendo rwo kumukurikira. Mwese murimo kandi n'abatarimo, Kristo arabahamagarira kugira ngo mukunde kandi mumukurikire. Niwe nzira, niwe kuri kandi niwe bugingo. Igitondo cyiza rero kuri mwese kandi tunabashimira cyane mwebwe abakomeje kudutera ingabo mu bitugu. Ndavuga mukurikira ubutumwa bwiza. Gukurikira ubutumwa bwiza ni ukudutera ingabo mu bitugu. Yes, hari igihe twibagirwa no kubabwira ngo mukore subscribe, kubera ko subscribe hari igihe ihuzwa no kuvuga ngo umuntu arimo arakora ibintu mu nyungu ze bwite, ntabwo arimo akora ibintu mu nyungu z'ubwami. Twebwe turifuza ko dukora ibintu mu nyungu z'ubwami kurenza gukora ibintu mu nyungu zacu bwite. Mwakora subscribe rero mutayikora ntacyo bidutwaye. Kristo azakomeza kwamamazwa kandi Kristo azakomeza kuvugwa ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Yesu abanezeze. Reka rero dufatanizemo gushima Imana muri iki gitondo tuvuga ngo data ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Mwami Yesu, turagushima cyane muri iki gitondo cy'umugisha uduhaye kuri mu byo wacu kandi dukunda. Turakunezerewe cyane ko wita kuri twebwe ibihe byose. Uganze kandi uhabwe icyubahiro. Duciye bugufi cyane muri iki gitondo kugira ngo ushyirwe hejuru, kandi imbaraga yawe, urukundo rwawe, ibyiza byose bituruka mu mutima wawe data bidusesekareho, tubona amahoro aturuka kuri wowe. Ijambo tugiye gusoma muri iki gitondo turakwinze kugira ngo Mwuka wera aze aridusobanurire, ritubere ingabo idukingira kandi ritubere umujyanama mukuru, tubashe kugendana nawe tugukunda kandi tugukiranukira muri byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Un bon matin à tout le monde. Good morning everybody. Igitondo cyiza nanone kuri mwese. Baye ikaze. Jyewe ni Theogene Kayiranga. Tugiye gusoma amagambo ari mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice byaho 5 umurongo waho wa 4. Luka ibice byaho 5 umurongo wa 4 haravuga ngo, arangije kuvuga abwira Simoni ati, igira imuhengeri mujugunye inshundura murobe. Simoni aramusubiza ati, databuja, twagejeje dukora, nyamara ntacyo twafashe, ariko kuko ubivuze reka nzijugunye. Ngira ngo Yesu yaraje asanga abagabo b'abarobyi bari ku nkombe z'inyanja, basa nk'aho bari baraye ijoro ryose bashakisha uburyo baroba. Nibwira ko ari umwuga wari ubatunze, ukumva ntabwo umuntu yarara mu mazi n'imbeho nyinshi hanyuma atari mu by'ukuri umwuga umutunze, ari business. Bigaragara ko ari wo mwuga wari ubatunze. Hanyuma ababwira ubutumwa bwiza, asa nk'aho yirengagiza ibyo bari barimo, hanyuma atangira kubabwira ubutumwa bwiza kuko yasanze barimo bakora, hari imirimo isa nk'aho ari imirimo y'imfabusa. Mu by'ukuri imirimo y'imfabusa ni ukuvuga ngo urimo urabuzabuza, ariko mu by'ukuri wabuze umurimo nyamurimo, ntabwo ari urimo ukora. Bari abarobyi muri icyo gitondo cyangwa se muri ayo masaha basanze aho ngaho, bagomba kuba barimo batunganya amafi, bagurisha amafi, babwira abantu ngo mugura amafi, bavuga nyine ibijyanye n'umurimo wabo wa buri gitondo. Ariko Kristo arabyirengagiza, uko kubuzabuza kwabo ntabwo yigeze abyitaho. Yarabarebye, we abibwira ijambo ry'Imana. Ariko ikinejeje kuruta ibindi byose ni uko amaze kubabwira ijambo ry'Imana, yahise ababwira ngo ngahoro nimujugunye urushundura murobe, mujugunye urushundura murobe. Uyu munsi Kristo aravugana nawe ngo ujugunye urushundura urobe. Hanyuma ngo bajugunye urushundura, baroba ifi nyinshi cyane batabasha ubwabo guterura. Muri Kristo harimo abondance. Hari igihe tujya mu kuvuga ubutumwa bwiza tukavuga dusa nk'aho tutumva neza Kristo dukorera uwo ari we. Ariko mwene data, muri Kristo harimo abondance, harimo ubwinshi, harimo byinshi, ntabwo harimo bikeya. Tumwizere, azaduha byinshi. Nanone ijambo ry'Imana riratubwira ngo muri Zaburi, ejo nabaye nk'ubakomorezaho muri Romate y'ejo, narabwiye ngo antunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Hari n'ijambo rivuga muri iyo Zaburi ngo igikombe cyanjye kirasesekara.
nta n'ijambo rivuga muri iyo zaburi ngo ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyumaho iminsi yose nkiriho, kandi nanjye nzamwitura kuba mu nzu ye iteka ryose. Muri Kristo rero harimo kugirirwa neza, harimo kugirirwa imbabazi, harimo no kugira iyo abondance, harimo no kuvuga ngo ameza yanjye antunganiriza ameza yanjye, harimo no kuba ameza atunganye, harimo n'uko ibikombe byacu bisesekara. My cup overflows. Igikombe cyanjye kirasesekara. Aba nabo bamaze kumva ubutumwa bwiza, babonye ko inshundura zabo zaruzuye, babonye ko inshundura zabo noneho zifite amafi ahagije. Amafi bari babuze ijoro ryose, Kristo ahageze, inshundura zaruzuye zenda guturika, ngo batumira abo hirya no hino ngo bazabafashe guterura rwa rushundura rwari rwabananiye. Rwa rushundura rero batangiye kugenda bapfundikanya. Yesu arabafasha maze babona ibyo kurya ko bihari. Kandi igitangaje muri iki cyanditswe, mesaje nkunda kugaruka kenshi igihe cyose ndimo mvuga kuri iki cyanditswe, ni uburyo ki bamaze kubona abondance y'amafi, abondance de poisson, bahise barekera aho ngaho bakurikira Yesu. Baravuga ngo ubwo muri Yesu hari byose, ntabwo tuzongera kugira inzara y'amafi. Haleluya. Hari igihe dushaka kuvuga ko gukurikira Yesu nta mumaro birimo, ko bikenesha, ariko ubwo butumwa ntabwo aribwo. Ntabwo gukurikira Yesu bikenesha. Gukurikira Yesu birimo amahoro, birimo imbaraga, birimo ubuzima. Nagira ngo nkubwire wowe kuri iki kiganiro Mate muri iki gitondo ko gukurikira Yesu nta gihombo kirimo. Ushobora kubireba wakugirana n'abandi batazera, cyangwa se abandi bafite ubundi buryo bakoramo ibintu byabo, ukumva wowe uri inyuma. Ariko ntabwo turi inyuma, turi abatunzi. Ntabwo turi inyuma, turi abatunzi. Dufite ubuzima, dufite ijambo ry'umukiro, dufite imbaraga, kandi no mu by'ubuzima ntabwo turi abakene. Haleluya. Yesu rero aguhe imbaraga zo kumukurikira, aguhe imbaraga zo kumukunda, aguhe imbaraga zo kumwitaho, umurebe, umuhanga amaso, mubone wenyine. Hanyuma amafi nayo azaza. Tuba dushaka kugira ngo dukangurire abantu gukurikira Yesu Kristo, tubanje gupresenta amafi. Ntabwo nibwira ko ari approche nziza yo kubanza gupresenta amafi. Oya, iyo upresence amafi, abantu ushobora kwibwira ko bakunze ubutumwa bwiza kandi bakunze amafi. Reka tubane dukunde Yesu, tumara gukunda Yesu, hanyuma nawe azaduha ibyo dukeneye byose. Yesu azatumenyera ibidukwiriye. Yesu azaduha umutsima w'ubugingo, ariko azaduha n'umutsima w'inda. Yesu rero akunezeze, ugendane na Yesu, umurebe, umwiringire, akubera ibyiringiro byawe, akubera amahoro yawe, kandi amafi nayo kwa Yesu arahari. Ukeneye amafi, Yesu ayaguhe. Ukeneye ibyo kurya, Yesu abiguhe. Ukeneye ibifatika byo mu buzima, Yesu abiguhe. Afite byose, kandi umuhungireho, aragutabara. Dusenge. Mwami, turabizi ko ari wowe mutunzi wa byose. Duhe ibyo dukeneye mu mitima yacu no mu mibiri yacu, tuguhimbaze, kandi tukubonemo byose dukeneye, kugira ngo imitima yacu ikomeze kugira ituze n'amahoro. Ubane na buri wese ugukeneye, ubane na buri wese ufite need, ikibazo afite cy'ubuzima kimukomereye, umusubize, maze umutima wo guhimbaze n'ibyishimo byinshi. Ubane na buri wese, kandi dushoboze kuba abarobyi b'abantu, dushoboze kuvuga ubutumwa bwiza mu buryo butuma abantu bakumenya, bagusobanukirwa, bamenya ko ari Imana yacu, kandi wita ku bagukunda. Icyubahiro kibi cyawe none iteka ryose. Amen. Amen. Mugira